muraho mumeze neza amakuru yanyu long time ikiriho cyo nuko twari tubakumbuye hari ukuntu umuntu atekereza akana akavuga ngo we miss our people for sure. So turabashuhuje. Hi. Hakuharaka ukagiyemo. Suhuza. Nagagize kakugiyemo. Kandi utwaye. Rero hagarika mutwaje. Sibyo. Ahubwo se twaye yawe. Sinza hamukatiye mama. Urumva? So suhuza abantu ngenda bashuhuje. Amazina yanjye nkuko mubizi nitwa Shona. Juliet, tumusime amazina yombi. Mani hagarara mutware niba wumva kari kugenda mu ntozi. Cyana ngo uhuhiremo. Nihanganiye kwita ku mugabo. Baravuga ngo iyo utoko ucira hasi kugira ngo kavemo. Kabonye bawe. Ubundi kintu nikitugo. Nyako nje bijya binkorera sho. Iyo utokowe ugacira hasi. Iyo utokowe ugacira hasi kantu kakugiye mu jiga cyangwa to gahita kavamo. Ntago ucira komo uducanshwe dutoya just gahita kavamo. Nje bijya binkorera. Bituvuga to Imana nje nabikora. Iyo fenomene sinzi ukuntu bigenda ariko nzi yuko babimbwiye ngo birakora mani. Ngo yigo nje bijya bifata ni mu muhanda ikintu cya mbere nkoranya ngo to kagahita kaza kakajya hano hano ku ruhande gutyo nkajya mwahita mbasha kureba ubundi simba mbasha kureba nimunyuzanyishinga ariko try that formula muzayitryinge murebe nikagutokora ucire hasi uzabasha kureba njyewe I use it nkuko bavuga ngo iyo umuntu atsepfura agafata katsi kagashira hano okay simbizi sinzi fenomene irimo wa mugani wanuza niba ari simbi ibintu bibamo ariko ni umwana atsepfuye ugafata akantu kakatsi kagashira hasi simani bano bantu bakera ibintu bakoraga shirira byizera nayo ko bikora ari ibintu byo kujirisha abana ngo ariko birakora byaragukoreye mani birakora nje okay abandi batubwira uko bavyumva ariko nje byarankoreye nako kantu ko gucira hasi umuntu wakambwiye mani ndagakora no kowe nta muntu ufite wo kunokora ndi mu nzira so karankorera mani seriously ibintu byose bizereyemo birakora so we are back. Long time. How are you? How have you been? I'm good. Shashiri na inarabanze nishinga. Ko murazi kuba umubyeyi mwabantu. Kuba umubyeyi ntabwo byoroshye. Man, reka mbabwire ntabwo byoroshye sheri ntabwo byoroshye. Se kuba umubyeyi no kuganiriza abantu bitwaye iki? None se mbaganirize like bigenda gutese. Tuye ku mirongo ariko shoreka njye mubwiza ukuri abantu ngira ngo hari ibintu bitiranye inshingano man okay hari process yo gutwita hakaba process yo kubyara hakaba iyindi process yo kurera sheri for sure reka mubwire bamama beza bantu babyaye batubanjirije bantu babyaye mukaba mufite abana babiri batatu bane batanu respect for sure respect kurera ni ishuri rirenze process yo gutwita ni ishuri rirenze process yo kubyara bajya bavuga ngo igise urumva sho igishengo kiraryana ariko for sure kiraryana nicyo kintu nabonye mu buzima kiryana ariko kurera noneho urwara depression shasho ntabwo nzi ko narwara depression for sure ariko kamfashe mukuntu wakoreka depression ariko karakize iyo bakita depression karakize ari ukuntu France bakita depression si byose urumva hari ukuntu shunno kureka mbabwire ababyeyi bajye bubaho kandi banahabwa agaciro bahabwe icyo bakwiriye mu yandi magambo fashoba reka mbabwize ukuri ntago nari nzi ko kurera bigenda kuriya ntago nari nzi nibaza nk'umuntu ufite nk'abatwinzi hari agashashi kavaho mu mutwe uzi ko hari umunsi reka mutere story urumva hari umunsi umwe nigeze kwicara muri salo haje abashyitsi ndi mu cyumba nabyuze
niho namenye ko umubyeyi ashobora kugira depression ahubwo bazashake ahantu bashirira ababyeyi babaruhure mu mutwe bajye bahakorera siporo abantu cyane cyane babyaye bagifite iminja bafite iki babashira nk'ahantu bajyayo n'abana babo baruhure mu mutwe babaganirize babatere story bikunde something like that kuko bitari ibyo man umuntu w'umubyeyi man ureka muri story kintu byambayeho mu rugo hari abashyitsi telefone yanjye wari uyifite muri salo sibyo ndi kumwe n'umwana mu cyumba nari narakira urabizi umuntu akibyara hari utuntu tuba tutaramera neza no kwicara biba byagoranye abantu baransiga bose ngo hari haje abashyitsi mu rugo baransiga bajya muri salo papa w'uyu mwana rero twabyaranye mani aragenda nawe telefone urumva ntabwo yari zisiga abashyitsi inshuti yanjye nshaka kujya kuri washroom mbura telefone impamagarisha umwana yicaye iruhande rwanjye ndeba uburyo ndi bumuterure ndahamagara umukozi ntiyanyitaba arimo kurira se arimo kurira none se wasiga umwana mu cyumba aho ngaho ukamusiga ku buriri umusiti yari afite nk'amezi 2 angahe kujya muri washroom mu mezi 2 nayo biba ikibazo ako se sheri wambabaye kurambika hariya akajya ukagira warambika yari ari mu gihe kijya kindi kivuruguta ubizi se ko ari ukuntu nabyagenje nge nkamuta munuza ya story nzayibabwira mane reka mbabwire kurera ntabwo byera umwana w'amezi 2 urambika oya sheri nge narahahamutse kuva aho umwana yacikiye akajya munsi y'igitanda umwana yarancitse mani reka mbabwire kurera ntabwo byoroshye yarancitse atakara munsi y'igitanda for sure mani icyo gihe sinzabyibagirwa ariko bagabo muri abana beza mwamwiryamire there is no stress you know ariko icyo gihe uzi ibintu byambareka nari ngiye mu yindi story yo gutega umwana muri munsi y'igitanda ibitotsi by'ababyeyi mana yanjye urumva sheri noneho shaka ukuntu telefone wayitwaye mpamagara kantine w'umwana ndamuhamagara ntiyanyumva hamagara ukora hanze mu gikoni ntiyanyumva ndaguhamagara ntiwanyumva urazi hari ukuntu iyo umuntu yabyaye akiri mubisi hari ukuntu n'iyo uba wirinda no gukoresha imbaraga hano cyane mu nda noneho mbonye ko bitari bunkorere singiye kubwiza ukuri singiye kubeshya naraturitse ndarira alone nararize mu mbona urabona ko icyo kintu cyaneraga umujinya umva ikintu cyaneraga umujinya sheri nararize noneho nkumva muri salo mwateye story mwasetse mani mwasetse ngo hehe sinzi story mwari muri kuvuga nkumva niwe wanasakuje cyane kurenza abandi mana naricaye ndarira amarira aramanuka ndihanagura ndahindukira ndeba umwana wanjye kandi nari nshaka gukora susu ashaka kujya kuri washroom man birancanga ndazifunga can you imagine uzi gufunga ariko warazifunze ufungura amarira oya none se sho nari option nari mfite nararize ndavuga mana ndakwinginze ndabibonye koko ndarira maze kurira kubw'amahirwe sinzi umuntu igeze numvisha ari kutseta ibirenge muri corridor ndambwira ngo hagize uza nkamubwira nabivuga n'ikiniga bana yari dada ushobora kuba yariye dada ahita afungura arangije mva ndikarama kugira ngo atabona ko narize ariko byari byambabaje ku rundi rwego abantu musiga ababyeyi babyaye mukagenda mukasiga mu cyumba bonyine iyi story yo ndi kuyitekereza birababaje biga parent narababaye sheri narababaye kiriya gihe kandi byankoze no ku mutima kubera yuko mani bari muri saba bari gukitseka njye ndi gushaka gukora susu ndi kureba umwana ageze hanini yigaragura ntari bumusige mana yanjye biriya bihe ntabwo nzabikumbura gusa akantu nizemo ni uko ntabwo umubyeyi wabyaye cyangwa umuntu wibarutse yagakwiye gusigara mu cyumba wenyine pe
mujye mubizirikana either aba hafite umuntu hafi cyangwa telefoni y'ihora uruhande rwe. Niba muzi ko telefoni mwayitwaye, make sure ko haza nyuma y'iminota nk'ibiri cyangwa nta kintu ukeneye, kuko uwo muntu either guhagurukana ikibazo, kugendana ikibazo, umugongo butarakomera. Rero mana, ababyeyi bose no kuri Imana ijye ibaha umugisha. Kurera ntabwo byoroha sheri, ntabwo byoroha pe. None se umwana yagiye gute musi gitanda? Mana ndapfu. Iyo story rero sheri wanjye niyo bamubwira ngo udutendo twabaye muri story zanjye zo kurera. Man, ntabwo umuntu abazi, ntabwo twese iyo umuntu ari umubyeyi bwa mbere. None se afite amezi angahe ajya mu isi? Semana, njye ntabwo nzi amezi umwana atangira kwigaraguriramo. I don't know. Ntabwo nyazi pe. Urumva njyewe ariko for now ashobora kuba ari 3 cyangwa 2 n'igice. Urumva iyo umuntu akiri umubyeyi noneho uri mushyashya, man, ni ukuri rwose babyeyi beza mwatubanjirije mujye mugerageza mutugire inama mutwereke ukuntu tuzajya tuba amazi. Icyambere uburushye. Amezi iyo bigeze ku mezi 7 utwite, ku mezi 8 kuryama ntabwo ukiryama, ku mezi 9 none biba byabaye ibindi. Ufite umunani uvuga ati basi nimryama nzaruhuka. Kumbe n'ugiye kuruhuka ugiye gustrugglinga none for real, ugiye gustrugglinga, ugiye none bitotsi kubishunya burundu. Umuntu utararyamye akiri umukobwa, forget about that, ko nubyara uzaryama. Reka mubwire ukuntu zagenze. Ako shashu uburiya waryamaga ugasinzira. None ugira muri iki? Abagabo muri hariye ndabakunda. Uzajya ngo ndari rondo nawe fara. Nabere ngira ngo ndari wa mungu ndari mbuga. Basi umufate ndyama. Nawe ariko ujye ufata kandi mwese muryamye, fate ndetse. Uburiya se turaryama. Ntago uzi ko okay, reka mbabwire, sinzi niba ninjye bijya bibaho. Umubyeyi uryamanye n'umwana ntajya asinzira. Even if yaba atari kurira, even if yaba aryamye, ari inyegambura gato atari kukirana, nta n'ikibazo afite. Yagira cyo abona akaboko gutya ati ndamuryamiye, mbega uhora kanuye. Rero ukuntu story yanjye akandi gatendo kabayeho mu kurera, urumva ukuntu umuntu aba ananiwe iyo agatotsi kagutwaye, man, uragenda nk'umuntu wapfuye neza n'Imana yo mu ijuru ikugarura. Ariko that time urumva naramufashe, fata supanete ndayigotesha gutya, nari naniwe ndayikotesha. Sinzi n'ukuntu byanwa ubundi sinajyaga ngira ibitotsi, tani gitera abantu n'ukuri baba mama nazi ibitotsi, ariko n'umunaniro, nta nubwo ari satani, umuntu ananiwe agira ibitotsi. Mfata umwana nshira supanete, dutendo twambayeho mana yanjye, nshira muri supanete ndacira. Noneho urabizi ko habaga kakanu ka Moyize twashiragamo bebe, sibyo? Yes. Noneho urabona ukarambika ku gitanda, ugafunga mashini, hirya ugashiramo supanete. Numvaga atari bwikure muri kariya kaboro ngo amanuke. Nshuti yanjye sheri ndaryama, sinsumbaza ukuntu igitotsi cyantwaye. Numvaga ndi safe kuko sindi bumuryamire, sindi bugire gute kuko ari mu kantu ke kihariye namuteretsemo uruhande rwanjye. Nshuti yanjye nararyamye, kumbe umwana yageze kuri step yo kwigaragura, njye sinamenye ko yageze kuri step yo kwigaragura. Umwana arabirinduka, sindi kubyumva, abirindukana na kaka Moyize, barabirinduka. Kubwire barabirinduka. Urumva hari ukuntu igitanda ucyegeza hirya ariko nikihere ku gikuta n'igiheremo. Aragenda umwana arusha ibiro Moyize, arusha ibiro supanete, aramanuka. Urumva noneho akana, umwana ubukiri mutoya aramanuka. Ubwo urumva yafashwe. Imana nagize nuko simbizi ariko na musimari wari urimo, aramanuka. Noneho njyewe sinzi ukuntu narambuye ukuboko n'umuntu babiri mu bitutsi bya daje, ndambura ukuboko ndahindukira, mpindukiye Moyize ndayibura, n'umwana ndamubura. Trust me. Ubura abantu. Mana yaremye ijuru n'isi, iriya sura sinshaka, nta nubwo nshaka kuzayikumbura, ntabwo nshaka kuyikumbura, ntabyo nkeneye.
sha babyeyi mubyara mutazi ikintu na kimwe mujye mwihangana umuntu wese agenda yiga gahoro gahoro nuko bigenda ariko tugomba kwiga kwiyigisha ndetse no kumenya Imana ikagiturindira muri ubwo bujiji bwacu tutazi noneho umwana singiye kubabeshya pe nk'iyo haza kuba umuganga upima umutima w'umubyeyi shari usanga byarenze byatumbagiye noneho ndangije ndashiduka ngo umwana wanjye uri he ndangije sho mubwire buriya nafashe noze kubera ubwoba reka mbabwire ubwoba bukoresha ibintu bibi cyane pe nafashe nagiye kubona umuntu akamuyize agatwe kako kari hejuru niko kasigaye ariko umwana yamanutse so fata agatwe ka Moyize nitaye ngo umwana yamanutse mate yabanjemo umutwe cyangwa yabanjemo amaguru nitaye ngo umwana yabanjemo umugongo yitambitse cyangwa yabanjemo ikindi kintu man kamubwiza ukuri ubwoba nanjye ariko nimwandenganya nawe ari wowe wabikora ko wakurubiza nawe wose wakora iki kibibona ujya kumushaka umwana bakura mu yindi come on ariko uri kumva iryo joro uri kumva umwana watakayemo uri kumva umutima nawe mfite nta muki ngiye icyo nshaka nuko umwana avamo urumva nambonye Moyize iri kuririmba hejuru nta bwenge nta mutima nari mfite nshuti zanjye reka mbabwize ukuri iriya step yo ni ibindi nta bwenge nari mfite nta kintu na kimwe numvaga ntekereza mutima wanjye na plan B nabitekerejeho nyuma fata Moyize narayifashe nitaye ko umwana yagiyemo nitaye n'ibyo yajyanyemo nitaye n'uko ameze nafashe umwana ndafata Moyize mu kumukurura umwana yateye induru uriya mwana arakomeye pe ku rundi rwego umwana yateye induru ndavuga umwana abaye iki ndapfata ndagira ndaterura kumbi uburyo nabiteruyemo n'igihunga n'ibiki byose man don't judge me sibyo nimunjaginge pe nimunjaginge being a new mother that's the way it is wenda nawe ufite testimony yawe ushobora kudusharinga ku mwana wa mbere sibyo so narakuruye umwana avamo atera induru ararira ndasara nanjye ubwanjye sinarindiho ndarira guess what ikintu kirengejeho mfata umwana mujyana mu cyumba cya papa sheri buriya baranangaje nsanga ari gusinzira yasinziriye nishira umwana arapfuye umwana ashwi habe no gukoma arakomeza arasinzira nijoro ariko wabyutse wambere ukabyuka tugatera umwana kwa muganga wambabariye shwe ndibaza man nibihe bitutsi mama mufite gituma umuntu aza man byabaye ngombwa ko ncana itara akari akantu karambabaje nako kantera depression mba ndababaye urumva cana itara maze gucana itara avuga ngo habaye ikize umwana munsi y'igitanda umwana ukurure ariko se wajya ureka kugira ubwoba ni ukuri niko bambwiye buriya sinzi imitima mugira sinzi ukuntu muteye simbizi abifata simple ngo umwana nta kintu yabaye muhibere ibiki n'ibiki arabyoroshya byahatari ariko nshuti yanjye narahamutse iryo joro sinongeye gusinzira mfata umwana araceceka noneho yarasinziraga nkagira ngo noneho ninjye yaragendeye burundu nabwo nkamukangura yarira ntabwo bikaba ikibazo yasinzira nabyo bikaba ikibazo ngo ara stress numva ndasaze sinjye warose until now umwana wanjye ari gukira ikibibi cyica namukomerekeje umve ko yababaye siamaze almost 2 years ndigratinga nyine nicuza ikintu cya ariko ntago ari njye you can't judge me sibyo listen but don't judge amugani yawe ya challenge
listen but yes don't please ari nkawe wakora iki kuko bigenze gutyo iyo step yo yaranangaje irambabaza kanova mugani kabara ka historic yendetse irambabaza buri mubyeyi wese afite akantu ke byashoboka ya birashoboka gusa si ikintu cyo nagiye nzi neza nuko bari barambwiye nuko ngo iyo umwana angumaze kumwonsa kirazira kumuryamisha umugaramishije uko wagakiza gafite ako nagashize mu mutwe no ku mutima no ku maguru nikazigira kanamvamo abakambishije mwarakoze pe nguramushira agatura umubingo amara gutura umubingo ukamuryamisha yubitse inda ngo nabwo uryamisha umwana umugaramishije ngo kugira ngo nta amata imiyoboro y'umwana ngo ntaza atayoba adasubira inyuma ukuntu umuryamisha amata agasubira inyuma asubira mu kanwa nyine akava mu nda agasubira inyuma agasubira aca mu kanwa arigera ashaka kuyoba akajya mu bihaha icyo cyo barakimbwiye pe wakundi ushaka kurya ukumva ugize ikintu cyagukoze niyo system ibaho nuko hari ikintu kiba cyayobye kitagiye mu nzira ya nyacyo kikajya mu nzira ijya mu bihaha umwana nawe arya amata agaruka shambora ndakwinjiza umuntu wambwiye ngo umwana we yarapfuye kubera ibyo bintu ariko I thank God ko iyo experience tigeze imbaho icyo kintu ntabwo cyambayeho pe namekinze shuwa ko wumve ko no kumuraza muri berisi kandi kandi bari bambwiye ngo umwana ajya yirohosa akipfuka agapfa just akanagenda umwuka ugahera umwana ndakukabona ko nagashize mu mutwe umuntu wakamaye Imana imumugisha ubwiza ukuri ku mwana wanjye atigeze yirohosa kubera icyo kintu naremera nkamufataho akantu kari simple koroshye kagashuka nkamuraza muri mu mapinjama ariko atari bumupfuke nari narahamutse hari ukuntu baduhahamura bagatubwira ibintu ariko which is okay n'ibyo ngibyo narayimenya ariko ikintu cyitwa mana ako katendo ko karambereye ikibazo sheri ndacyakubwira ibintu byambayeho depression nagiye none se yakazabikomereza ubutaha nayo batwaye ibyo munsi bajyanye ibi ngibi okay kuko imyaka 2 ni myinshi ni myinshi mwuka niba afite utuntu twinshi two kubabwira about being parent about no especially for being mother mana yanjye it's another level reka for now yes tubahaye tubiri utwo twonyine mutumenye ko n'ingaruka nzabwira kandi kana ko katumye ngira depression mu kurera hari ukuntu bumva n'udushashi tugiye kuva okay so that is it twari tubiri mu tuntu twambayeho mu kurera nicyo kintu cyamujije kinabaye bize cyane ibintu byose byinshi mbivamo kugira ngo nirinde gutoragura amashashi akandi kantu kambayeho nzakababwira on the next episode. So that is it, but respect to all mothers. Man, muri abantu bagaciro, muri abantu bo kubahwa, muri abantu bo kundwa, muri abantu bo gufashwa, muri abantu bakwiriye ibyishimo, muri abantu bakwiriye guseka, muri abantu n'ukuri nimba ufite umumama, nimba ufite umubyeyi, nimba ufite umugore, making sure ko umusekeje pe aseke kuko ibintu biba biri mu mutwe we utazatinya umuntu umubaje ikintu akagusubiza ikindi ziba zagurutse man. Being a mother is not easy, ntago biba byoroshye cyane. Iyo mbivuga njye amarira aranamanuka ubusa. Turabubaha cyane. God bless you, bless you, bless you. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. So ciao ciao. Navuga byinshi ariko episode 2 zababwira uko byangendekeye umwana amaze kugeza amezi 5 akandi gakojyo kambayeho ndavuga sinzigera nibagirwa kano kantu nanone. Yeah. Okay, see you guys. See you. God bless you.